Ikigo cy'Abadage Volkswagen Group cyatangiye ibiganiro na guverinoma y'u Rwanda bigamije kwagura ishoramari ryacyo mu gihugu rikava kuruteranyirizamo imodoka nto rikagira no guteranya imodoka nini z'amakamyo na za bisi. Ni nyuma y'imyaka 7 Volkswagen ishoye imari mu Rwanda ikaba ishaka kwagura ibikorwa bya nyuma yo kubona ko ari igihugu kirimo inyungu ku ishoramari ry'abanyamahanga. Abayobozi bakuru ba Volkswagen Group ku rwego rwa Afurika bari mu Rwanda mu rugendo rugamije kumurika ibikorwa by'ishoramari ryabo riri mu gihugu kuva muri 2018. Umuyobozi mukuru wa Volkswagen ishami ry'u Rwanda Serge Kamuhinda yavuze ko kuva icyo gihe kugeza ubu ishoramari ryabo ryatanze umusaruro ufatika ku Rwanda no ku bashoramari ubwabo, akaba ariyo mpamvu bifuza kwagura ibikorwa byabo. Sosiyete ya Scania ishamikiye kuri Volkswagen Group niyo iteganya kuzana ibikorwa byayo mu Rwanda byo gucuruza cyangwa guteranyiriza amakamyo na bisi mu gihugu. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana neza niba na Scania nayo izafungura uruganda rwayo rwihariye mu Rwanda, ariko ubuyobozi bwayo busobanura ko bwifuza kurukoreramo mu buryo bwari bwose nk'uko bisobanurwa na Vincent Canole, umuyobozi mukuru wa Scania mu bigo byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Scania ni imwe muri sosiyete zirenga 10 zibumbiye mu kigo cy'Abadage Volkswagen Group. Volkswagen imaze imyaka 7 igeze mu Rwanda, ikaba ifite uruganda ruteranyiriza imodoka ntoya mu Rwanda ndetse rukanazigurisha ku bantu n'ibigo bitandukanye. Muri 2023 kandi Volkswagen yasinyanye amasezerano na guverinoma y'u Rwanda yo guteza imbere urwego rw'ubuhinzi hifashishijwe imashini zikoreshwa mu buhinzi zizwi nka tractors zikorwa n'uruganda zigateranyirizwa mu Rwanda. Kuri mikro Zingiro TV Ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Asante.